hari ibanga riba mukuramya no guhimbaza Imana rikomeye cyane. Igihe cyo guhimbaza Imana, Bibiliya iratubwira ngo Dawidi yarahimbaje ngo hanyuma umwitero uragwa. Uzi kuba ko umwitero umwenda waraguye nibyo. Yego hari ibindi bigwa birenze umwenda. Haleluya. Igihe byigeze kugwa ndimo guhimbaza Imana, nagiye kumva numva ikintu ngo gutu, ndavuga n'umukandara wacitse pana iraguye. Narindi imbere yawe ndimo kubyina, ntabwo nzi imbyino nabyina kuko zari ziteye. Urumva abantu utazi kubyina turabivanga. Uvangamo iby'amaraba n'intore n'ibishakamba n'ibinimba n'ibiki byose. Ikiza cyo mu rusengero nta utanga amanota ngo wabyinnye nabi. Hari umugabo twasenganaga yitwa Bahati, niwe muntu nabonaga wabyinaga nabi mu buzima. Ariko niba hari umuntu wahimbazaga Imana neza bikanshimisha yari Bahati. Ugutega mu kwandi wayatega siko yategaga. Noneho niyabyina ibirenge bye nta protocole byagiraga. Kimwe cyabaga gikubita ikindi gikubita. Ariko wabireba ukabona birashimishije. Icyo gihe rero nigeze umuntu twabanaga aza kuzana inzoka mu nzu. Twari tukiri abasore kera muri bwa buzima bwacu bwo mu mageto turi abanyeshuri. Ariko ubu yari umunyeshuri twarabanaga gusa. Aragenda azana inzoka asanga twaryamye. Noneho twumva arimo arivugisha ngo hano mu nzu ngo mpabonye inzoka. Ariko nitwabyitaho turakomeza turiryamira. Bigeze mu gitondo nka saa 11 mbona umuntu araje mwireka amagara uruhande arambwira ngo iriya nzoka agenda uyikureho hatagira umuntu yirenga. So ndahaguruka ndagenda njya kwishaka kurumva twumvisha bivuga tugiye kuryama. Ako nawe ugeze kurikirana ngo tumenye ngo iri he. Noneho ndahaguruka ngenda nyishaka muri saro mbona nka kuri urugi rumeze yari itambitse gutya munsi y'urugi. Ngenda nyitera umugeri gutya nta nubwo yizifataho. Tera umugeri ndajugunya ndagenda ngeza hanze. Noneho abari mu cyumba babireba babimbwiye narasohotse arunama ndungukira munsi y'urugi rw'icyumba. Ibyo nakoraga yarabirebaga. Arandeba ko navuye kwijugunya hanze mpura nawe aseka asohotse agenda. Nanjye ndagaruka ndaryama. Iyo ari icyo gihe ntangira kumva mfite ikintu kimeze nk'umukandara. Nani yambura nkumva ndasa nkwambaye umukandara nkumva ndasa n'ubuye. Nayigenda igihe kinini. Ariko rimwe rero tujya mu rusengero. Haleluya. Tugira bya bihe nababwiraga. Turahimbaza. Buriya kuhimbaza Imana biraryoha. Turahimbaza. Ngiye kumva numva ikintu ngo gutu. Kiracika. Ndavuga n'umukandara wanjye uracitse. Nsubira inyuma buhoro. Ndagenda njya mu ntebe ndicara ntangira kuwusuzuma gutya. Nafata nkumva uriho. Sohoka njya hanze ndareba nsanga umukandara uriho. Niki gicitse ko nta kimenye. Bagira ndagaruka ndabyina nigira mu nzu y'Imana. Ndimo kubyina. Nibwo ako kanya nubishijwe muri ngeri imbwira ngo yanzoka iragiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Arega mu nzu y'Imana nta brage zihaba. Ibyayo ni seriye. Jya mu nzu y'Imana wihimbarize wicecekere. Igihe kimwe buri hari uburyo bwo gusenga uhimbaza Imana. Avuga ngo hari agahinda mfite, hari umubabaro mfite. Nenda mukangiye gusenga hanga nkuko uyu mubabaro ungana. Abantu baraza kubona amarira yakuzura naho. Icyo gihe mprofita cyagiye cyo kuramya Imana. No guhimbaza Imana. Urabyina abantu bakagira ngo wasinze kumbura murabyina uzi neza ibanga mutima urimo kubyinana. Icyo ne cyagiye wajya kumva ngo byaguye. Yesu nashimwe cyane. Ko Dawidi iyo haza kugwa haguye byinshi. Haguye imbaraga z'abamuhigaga, haguye imbaraga z'abamwangaga, haguye byinshi. Hari igihe ibintu byikubita hasi urimo guhimbaza Imana. Dufite umugoroba mwiza wo guhimbaza Imana. Haleluya. Irindi tangazo rya kabiri, abantu mufite impano zo kwinterpretinga. Abazi kuvuga Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, turabashaka. Muze kuza mwiyandikishe. Sibyo? Turashaka gutangira timu y'abantu b'abasemuzi. Kuko bishoboke ko mu kwezi kwa 12 turize gutangira na service indi irimo Icyongereza n'Ikinyarwanda. Dufite abakristo muri iki gihe tugezemo. Tugira abakristo baterana mu buryo buri fiziko nk'uko muri hano.
tukagira abakristo baterana ku buryo bw'ikoranabuhanga. Hari abandi rero baba bari ahantu kure badashobora batumva n'ikinyarwanda. Hari n'abandi barimo hano wenda batazi ikinyarwanda. Hari igihe duterana nabo tutabamenye. Umuntu akicara bakoma amashyi nawe agakoma amashyi ariko agataha nta kintu yumvishe. Hari n'abanyafurika twese turasa. Wenda iyo haje umuzungu urabimenya. Ariko haje Nigeria, haje umugana, haje wahe ntubimenye. Twigeze gusengana n'abantu bo muri Nigeria bavuye muri Canada tutabizi. Turasenga kandi bagafashwa ariko ntibumvaga. Ariko kubera nyine umuntu wamenyere kwa mu nzu y'Imana iyo bakoma amacyara yakoma karyoherwa. Abantu baseka nabo bagaseka. Dushoje nibwo twaje gusanga ko batumva ikinyarwanda. Turaganira nabo n'ubu baracyari inshuti zacu. Yesu nashimwe cyane. Rero turashaka ko habaho indimi ebyiri. Ntago birakunda ko twashyira mu ndimi zose. Ariko nanone mu buryo bw'ikoranabuhanga bizashoboka. Igihe umuntu aba arimo kuvuga hano hanyuma hakaba amagambo yiyandika hariya. Umuntu ashobora kuba interpreting mu cyongereza hanyuma ku mayekara hagacaho mu gifaransa kugira ngo nabe igifaransa bumve. Byose birashoboka. Reka rero duprofitire ikoranabuhanga rihari turibyaza umusaruro tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Abari hafi n'abari kure. Se murabyishimiye? Hallelujah. Hari abantu bari hano babishaka bumva bashaka kujya muri team yo gusemura. Muzamura amaboko turebe. Abantu biyaminiye ku cyongereza haguruka wa mbere namubonye. Aba kabiri haguruka. Wow, Imana iguhe umugisha cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Mubaye bangahe? Batatu. Okay. Witwa nde sister? Uyu yitwa Sandrine ndamuzi, uri yitwa Moise ndamuzi. Rebeka vuza impundu. Wow, impundu nizivuge. Hanyuma nimusoza muze guhura muganire mwandike tuzashaka ukuntu muzajya muri training iminsi mike dutangire. Nabandi mubishaka mwatinye guhaguruka. Humura nta kizami tugiye gutanga. Mwatinye ngo datanga ibizami. Nta bizami bihari. Muze kubegera bazakora tuzabohereza mu ishuri. Zion Temple Celebration Center mu Gatenga. Habayo team y'abasemuzi bariga barahugurwa iyobowe n'umupasiteri bita Babura. Rero tuzabohereza bajye muri training yo gusemura hanyuma bagaruke baze. Tanya n'itariki ya mbere y'ukwa 12 turashaka kuzatangirana no gusemura. Se murabyishimiye? Wow. Imana ibaho umugisha cyane. Ndibaza nta rindi tangazo nibagiwe. Hari irindi? Ayandi bayatanze. Reka turambure Bibiliya zacu. Abashyitsi mwadusuye twabishimiye. Imana ibaho umugisha. Abo nabashije kumenya nabo ntabashije kumenya. Naho tutari duherukanye nk'abasikovi y'abakuru. Wakwihangana guhaguruka basukagira gutyo gapepera aba bantu. Okay. Uriya muntu muramuzi? Abantu bamuzi ni bande? Kumbona itorero ryose rikuzimwa. Kandi nari ngetse kuri umushyitsi. Ese basi watwereka umutware hanyuma nabakadusohoza. Imana iguhe umugisha cyane. Mutesi ni n'umwana wa Pasiteri Agnes. Ni wo buriya tumwita mama Mutesi, uriya niwe Mutesi rero. Ni imfurayi. Abenyuma mwamubonye? Hari abantu batakubonye ongera uhaguruke. Yahaguruka. Arega na ya mafoto ye twagombye kwerekana akiri umukobwa ukuntu yarananutse. Twabishimiye. Imana ibaho umugisha cyane. Twaramushyingiye aragenda ariko aracyagaruka akaza kadusura. Turimo turasenga ngo uzagaruke twongere tubane iteka. Sibyo umukwe? Uzabitwemerera? Wow, mwamukomeye amashyi arabitwemerera. Imana iguhe umugisha cyane. Hallelujah. Turi mu kwezi kwa 11 ku mwaka 2022. Ukwezi ko guhabwa imigabane 2. Ni ukwezi koko kwa mwene kwitwa ukwezi kwa Yosefu. Nabwiye ngo Zion Temple ibo mu miryango 12 kuvana mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 tuba dufite izina ry'uko kwezi rihwanye n'izina ry'umwana wa Yakobo. Rero ukwezi kwa 11 ni ukwezi kwa Yosefu.
turi mu cyumweru by'umwihariko cyo guhabwa ubwiza buruta ubundi bwiza kuba bwiza. Haleluya. Ako kantu mwihangane mugafate mu mutwe cyangwa mukandike. Guhabwa ubwiza buruta ubundi bwiza kuba bwiza. Hari ubwiza bwa mbere, hari ubwiza bwa kabiri, hakaba n'ubwiza bwa gatatu. Ni uguhabwa ubwiza bwa gatatu rero, kuko buruta ubwiza bwa mbere bukaruta n'ubwiza bwa kabiri, tukinjira mu bwiza bwa gatatu. N'ubwiza buruta ubundi bwiza kuba bwiza. Iki cyumweru cyose kuri uyu munsi muraza kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Reka dusome Bibiliya turebe inyigisho hano tuyisanga. Abakorinto ba kabiri igice cya gatatu umurongo waho wa 18. Biravuga ngo twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo no mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amina. Haleluya. Dusubiremo Abakorinto ba kabiri igice cya gatatu umurongo wa 18. Ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amina. Se twakomera ijambo ry'Imana amashyi. Haleluya. Turibaza ngo ubu bwiza tuzahabwa n'ubwiza bumeze gute? Ese ko numva hasa nkaho hazamo kugereranya ubwiza buruta ubundi kuba bwiza, ubwo bundi bwiza bwo nubuhe? Harimo ubwiza bw'amoko menshi. Hari ubwo turi buhabwe bivuze ngo hari n'ubundi twari dusangamo, cyangwa se hari n'ubundi twigeze kugira. Ubwiza buruta ubundi bwiza kuba bwiza n'ubwiza bumeze gute? Haleluya. Imana ikimara kurema umuntu mbere na mbere yamutuje mu bwiza bwayo. Ahantu hambere umuntu yatuye witwa Adamu na Eva batuye mu bwiza bw'Imana. Batuye ahantu hitwa muri Edeni. Muri Edeni na bisobanura ngo ni mu kubaho kw'Imana, ni muri presence y'Imana. Abashakashatsi bamwe benshi batandukanye bagerageza gushakisha geographical location ya Edeni ngo barebe ese Edeni yari iri hehe. Ubushakashatsi bwagiye bumwe na bumwe bugaragaza yuko bagendeye ku busobanuro bw'amagambo harimo nk'aba Adam bisobanura black cyangwa se umuntu wirabura. Baravuga ngo bishoboke ko Adam umuntu wa mbere waremwe yaremewe muri Afrika, niho hatuye abantu birabura. Abandi bagereranya iriya migezi ine yo muri Edeni bayikurikirana bagasanga n'ubundi iri muri Afrika. Amateka avuga ko umuntu wa mbere wabayeho yabaye muri Afrika mu gace k'uburasirazuba ka Afrika. Rero abo bose baragerageza bagendekereje ibyanditswe aho biri n'ibyo Bibiliya isobanura. Ariko Edeni kugeza ubu ntabwo ifite ibimenyetso bifatika bigaragaza aho yari iri. Kugira ngo abantu bemeze ko ibyo bintu ari byo cyangwa se ayo mateka yabayeho, hari ibintu bikomoka mu bisigazwa by'amateka aho abantu babaye. Hari uburyo abantu ho batuye hagenda hasigara bimwe mu bikoresho bakoreshaga. Wenda abari ibibindi ugasanga waba urimo gucukura hasi bakabona nk'urugero rw'ikibindi bakavuga ngo ahantu higeze kuba abantu. Hakabigiye abantu bagera ahantu baba barimo bahinga bakabona hari imyaka bavuga ngo higeze kuba abantu. Bakagiye bagera ahantu bakabona amahembe y'inka zahaguye bakavuga ngo higeze kuba abantu barorora. Bavuga ngo abantu benshi boroye ngo bagaragaye mu gace akanaka, nta handi bakura amateka, ni mu bisigazwa byagiye bihaba. Bahagera bakabona amahembe y'inka bakavuga ngo hano hari aborozi. Bazagera mu kandi gace bagasanga ibisigazwa byo biragaragaza ibintu by'ibibumbano, bakavuga ngo hano habaye abantu babumbaga. Bazagera handi bagasanga ibisigazwa by'amateka biragaragaza amasuka wenda
kandi bigaragara ko ahantu higeze guhingwa n'itaka ryaho ribayigaragaza, bakavuga ngo hano habaye abantu bahingaga cyane. Ayo ni amateka, ubundi byo ni ibimenyetso bishingirwaho bikemeza ko ayo mateka bavuga ariyo. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Iyo rero ibyo bintu bitagaragara, ibindi bisigara ari ni amasiyorizi abantu bagenda badevelopa, ariko batarabona ibimenyetso fatizo cyangwa se ibimenyetso nyabyo bishobora kudefendinga ibyo bintu. Iyo hataraboneka izo archaeological, harya niko babyita, ni archaeological source, iyo bitari byaboneka ibyo ngibyo ntago bigaragaza ko ayo mateka bisigara. Nuvuga ngo isiyore wa developinze nanjye mafite uburenganzira bu developing yindi igacarenginga yawo. Yesu nashimwe cyane. Iyo bavuga ukuntu isi yabayeho, usanga kesh siyore ya Bibiliya barayikriticizinga, ukabona birasa nkaho abantu bagiye kwikritika bikemera. Kubera iki? Bakoresha ibyo bimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Amateka y'u Rwanda dufite uyu munsi kugeza ubu ngubu yose are doubtable. Kubera iki are doubtable? Nukuvuga ngo umwe yarandikaga amateka, hakazaza undi mushakashatsi akavumbura ibindi bintu wa wundi atigeze abona. Kubera iki? Uko technology igenda ya advancinga, hari igihe kiza umuntu akavuga ati ariko uyu nguyu Alex Kagame yavuze ko umunyarwanda wa mbere watuye mu Rwanda wenda hari mu kinyejana cya 10 cyangwa mu kinyejana cya 7, hanyuma hakaza kugaragara ibindi bimenyetso byo twahoze tuvuga bigaragaza ko umuntu yari ahari mbere y'iyo myaka. Icyo gihe yasiyore rero yanditse ibitagihawe agaciro. Yesu ashimwe cyane. Impamvu ki uyu munsi amashuri menshi ya Afrika iyo biga history ya Europe, biga European history cyane kurenza uko biga African history. African history ihora ihinduka buri munsi, kuko nibyo bikeya dufite n'abazungu babiduhaye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uyu munsi bashobora kuzana ibindi bintu batigeze batwereka, ibyo bari baratweretse bikavaho. Babati rebe ntabwo bikigezweho. Kubera iki? Uyu munsi bashobora kuzana ibimenyetso bitugaragariza yuko hano mu Rwanda hari hatuye abantu wenda nko mu kinyejana cya mbere cyangwa cya kabiri, kandi ntiwabihakana kuko baba bafite uburyo bipima bikaboneka. Hari ibyo bita carbon 14, iyo wayishyize ku kintu igaragaza n'igihe cyabereyeho n'ibyo umuntu yaryaga nuko yatekerezaga, barabibona. Amateka rero ahora hindagurika buri munsi. Hakongeraho ikibazo cy'uko abanyafurika kwandika kwacu bitashobokaga, byari kure. Uyu munsi ngira ngo nk'abantu biga economics ku rwego rwa secondaire benshi bakoreshaga igitabo cy'umuganda cyitwa Tayebwa. Ariko nanone muri economics igiyanye n'iki gihe n'ubu ngubu nk'abantu bigira mu Burayi, iyo babonye Tayebwa baraseka, baravuga ngo nta economics irimo. Ibintu rero bigicara bihindagurika buri kanya. Amateka ya Edeni nayo nuko kugeza ubu icyo twemera ni kimwe. Tugendeye mu busobanuro bw'ijambo Edeni, biravuga ngo ni muri presence, ni presence y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Imana imaze kurema umuntu yamutuje mu bwiza bwayo abamo. Imyaka myinshi igihe kiza kugera, ubwo bwiza umuntu yabagamo aza kubwamburwa. Igihe Satani yaje yoshya Adamu na Eva bakora icyaha. Bamaze gukora icyaha, Bibiliya iravuga ngo Imana iraza. Mbere Imana yarazaga bakayibona. Bamaze gukora icyaha, bwa bwiza bari barimo butandukana nabo. Bagiye kubona amaso yabo abona ibintu batigeze babona. Bakiri mu bwiza bw'Imana hari ibintu batari bazi ko bibaho. Bavuye mu bwiza bw'Imana babona bageze mu isi yuzuye umwijima, ngo batangiye kwireba babona bambaye ubusa. Kwambara ubusa ni iki? Ni ugusohoka aho wari uri mu bwiza. Iyo umaze kugera mu bubi ugaragara nkaho wambaye ubusa, uba wabaye exposed mu yindi si utigeze utekereza kibaho. Noneho Imana ije ntibongera kwireba ngo ahubwo bumva imirindi yayo. Hari igihe ubura Imana ugatangira kumva inkuru z'Imana kwibaho. Hari igihe Imana ibura ugasenga ntuyibone, ugashaka ntuyibone, ariko waza mu rusengero ukumva abantu baratanga ubuhamya ngo Imana ejo yarangendere narayibonye. Urimo urumva Imana ariko ntabwo urimo kubona Imana. Bageze mu gihe cyo gutangira kumva Imana igenda, ariko amaso yabo ntiyabasha kuyireba. Ko hari ubwiza bw'Imana utabasha kubona iyo wasohotse mu bwiza bwayo. Imana irazi hageze irabahamagara. Yahamagaye Adamu. Adamu aravuga ngo nyagasani ngo nakumvishije ngo ariko sinkureba.
kubera icyo utandeba ngo nagiye kwihisha, kuba ngo nagiye kwihisha ngo ndahatagaragara. Haleluya. Yasohotse mu bwiza bw'Imana asigara hatagaragara. Imana irahagaragara yiramureba, ariko umuntu urahatagaragara ntashobora kubona Imana. Imana yarabarebaga ariko ntibashobora kubona Imana. Kuki Imana yabarebaga? Imana no mu mwijima irebamo. Haleluya. Niyo mpamvu yakubonye uri mu isi y'ibyaha iraguhamagara, iravuga ngo ndakuvuze ngo baho. Irangije guhagakiza uyu munsi gukura mu mwijima ikuzana mu isi mu mucyo wayo, ahagaragara murarebana. Imana amaso yayo areba mu mwijima akareba no mu mucyo. Amaso y'umuntu wasohotse mu bwiza bw'Imana areba mu mucyo ariko ntashobora, areba mu mwijima ariko ntashobora kureba mu mucyo. Adamu na Eva barahangayika cyane, basigara bumva Imana ariko batayireba. Imana irababaza ngo byagenze gute, nimunsobanurire. Adamu ngo nyagasani ngo ndagira nkubwire ngo sinshobora kuza imbere yawe sinanakubona, ngo kandi aho ndi nambaye ubusa, aho ndi nambaye ubusa. Imana irababara cyane, iravuga ngo Adamu wakoze ibyo nakubujije, warenze ku isezerano ryanjye, nawe wahemutse, wacumuye, wakoze icyaha. Adamu aho kugira ngo asabe Imana imbabazi abwira ngo nyagasani mbabarira, igihe Imana yaje kamugenderera mu bintu bitanu Imana yamubwiye Eva atarabaho, harimo kuvuga ngo ntuzarye kuri iki giti. Imana yarimo imwigisha kumenya ijambo ryayo. Imana yarimo imutoza kuzaba umwinginzi w'umuryango. Ubundi buri umwinginzi mukuru w'umuryango ni umugabo, chef wa famille. Yesu ashimwe cyane. Iyo abagabo barangaye, abamama barahaguruka bakajya kwinginga Imana, ariko ubundi abingizi ba mbere Imana yahamagaye n'abagabo. Noneho Imana iramubwira ngo kiriya giti ntuzaryeho. Igihe Eva yaje aramubwira ngo aramutembereza, amwereka ahantu atuye, amwereka ubwiza bwa Edeni, ariko aramubwira ngo kiriya giti ntuzakiryeho, ngo Imana yarakimbujije. Satani araza araboshya arababwira ngo nimugende muryeho. Bamaze kuryaho bisanga mu yindi si. Imana irimo ihendahenda Adamu, nubwo Adamu byagenze gute nsobanurira. Aho kugira ngo yihane ahubwo yikuraho icyaha acyohereza ku mugore. Aravuga ngo ntabwo ari jewe, ngo ni wa mugore wampaye. Ni nko kwereka Imana ko yakoze amakosa kumuzanira umugore. Yirengagiza indirimbo yaririmbye amaze kumubona. Ko Bibiliya yavuga ngo Imana yaza kugendera Adamu ugasanga Adamu arigunze, nta byishimo. Imana yavuga ngo reka muremere ibyishimo, reka muremere umufasha kandi umukwiriye. Ngo iramusinziriza, ikuramo urubavire mu mugore, akangutse abona umuntu amuryamye iruhande. Ako kanya yuzura umwuka wera aririmba. Aravuga ngo uyu yazitwa umugore ko wakuyemo umugabo, ngo azitwa karakamara yanjye, ngo nigufegera kagufa kanya. Araririmba arishima. Bya byishimo yari yarabuze uwo munsi arabibona. Ariko uwo munsi wageze aho kugira ngo yinginge abwira Imana ngo amakosa na yawe. Imana ibuze umwinginzi ku mugabo ijya kunegosiya umugore. Iramubaza Eva byagenze gute? Ngo nanjye ntabwo ari jewe, ngo ni inzoka. Niwo kuvuga ngo iyi nzoka Satani yarakunaniye mu ijuru, urangije uyohereza hano ku isi, wari uzi ko twebwe tuzayishobora. Imana irashaka ishaka umuntu wazi imbere yayo ngo yongere yihane agaruke mu bwiza bw'Imana. Ikintu cyari cyabayeho nta kindi ni ugusohoka mu bwiza bw'Imana. Icyaha ni iki? Icyaha ni ukwigomeka. Iyo bavuze ngo icyaha ni ukwigomeka, ni ukutumvira Imana. Kwiba si icyaha, gusambana si icyaha, kunywa inzoga si icyaha. Icyaha ni ukwigomeka. Biriye mwita ibyaha si ibyaha. Niyo mpamvu iyo bigiye ku cyaha ntabwo Imana ikoresha plural, ikoresha singular, ivuga sin. Iyo ivuze icyaha ibivuze kwigomeka. Hanyuma ibyo bindi bikurikiraho ni imirimo ikorwa n'abigometse. Haleluya. Hari imirimo ikorwa n'abari mu bwiza bw'Imana, ni ukuramya Imana, ni ukwisingiza, ni ukuvuga kwera kwayo, ni ukuvuga gukomera kwayo. Hari imirimo ikorwa n'abasohotse mu bwiza bw'Imana. Ni ibyo ngibyo twavugaga. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo umuntu bambwiye ngo urumunyabyaha ngwino wihane, iyo bavuze ngo kwihana niki, ni ukongera gushakisha uko wasohoka muri wa mwijima ugasubira muri wa mucyo w'Imana. Ibi bikorwa gute? Ntabwo ari igikorwa kiri physical, ni igikorwa kiri spiritual. Ni igikorwa cyo mu mwuka, kuko uravuga ngo Mana mbabarira, aho narindi uhankure, izina ryanjye uryandukure, ahangaha ryari ryanditse uryandike mu gitabo cy'ubugingo.
iyo urimo kubivuga kuri iyo ubyemeza n'umutima wawe byatuza n'akanwa mu buryo bwo mu mwuka, Imana irakwimura ikagusubiza hariya mu mucyo.